Tukivuga kuri iri tegeko rigenga ikoreshwa ry'umuhanda, ni itegeko rizafasha gukumira impanuka zo mu muhanda, cyakoze zimwe mu ngingo zaryo zakuriye impaka haba mu badepite ndetse no mu bakurikiye imirimo y'inteko mu gihe iri tegeko ryatorwaga ku munsi w'ejo ku wa mbere, ndetse na nyuma yaho abantu baracyarivugaho cyane. Muri aka kanya tukaba turi kumwe na perezida wa komisiyo y'abadepite ifite umutekano mu nshingano, Honorable Hope Kuntomera. Iri tegeko rero abantu bakomeje kurivugaho cyane, twagira ngo dusobanurire by'umwihariko n'izihe mpamvu zatumye muritora ku bwiganze, mwashingiye ku zihe impamvu mutora iri tegeko ku ikoreshwa ry'umuhanda? Murakoze ku bw'icyo kibazo. Navuga ko impamvu nyamukuru twashingiyeho, cyane cyane iyo usomye ingingo zose ziriyigize ndetse n'isobanurampamvu ryaryo, usanga ryaratekerejwe hagamijwe kurinda umutekano w'Abanyarwanda mu muhanda, baba bari mu binyabiziga cyangwa abanyamaguru. Mbese iri tegeko ubona umutima waryo cyangwa se gist yaryo ari ukurinda impanuka mu muhanda, hanyuma objective ari umutekano mu muhanda. Aha navuga ko nk'urugero natanga, nk'uwatwaye ikinyabiziga kandi yanyoye inzoga, yasinze cyangwa se yafashe ibiyobyabwenge, ni ukuvuga ngo ibyo biba bishyira abatwaye cyangwa ari bari busange mu muhanda muri risike y'impanuka. Numva rero impamvu nyamukuru ari iyo, cyane cyane ko mubizi ko imibare iri hanze aha y'impanuka n'abantu bazihitiramo bahitanwa n'impanuka zo mu muhanda ikomeza kugenda igaragara, kandi twifuza ko igabanyuka cyane burundu. Birumvikana ni mu rwego rwo gukumira impanuka mu muhanda, ariko hari abavuga ko ibihano byashyizweho bikarishye cyane, namwe niko mubibona? Numva mbere yo kuvuga ibihano ko bikarishye cyangwa se byoroheje, umuntu yagombye kwibaza ngo se hahanwa ninde uhanwa? Hahanwa wa wundi wakoze amakosa cyangwa icyaha? Utabikoze ntiyagombye kuvuga ko ibihano bikarishye, kuko mu by'ukuri itegeko nka ririya n'ibihano biteganywamo biba bigamije gukumira ayo makosa n'ibyaha. Numva rero mu mwanya wo kuvuga ko ibihano bikarishye, ahubwo duhamagarire Abanyarwanda kubahiriza ibiteganywa n'amategeko igihe bari ku muhanda, kugira ngo barengere ubuzima bwabo n'ubw'abandi. Niba byubahiriza ntabwo n'ibihano bizabageraho. Murakoze. Ingingo ijyanye no guha ububasha bwo gufatira imodoka, inzego zifite ububasha zigafatira ibinyabiziga, nayo ikomeje kugirwaho impaka. Aha ngaha mwayisobanura neza, mugasobanura n'abantu impamvu mwashingiyeho mutora iyi ngingo. Ndumva byarasobanuwe ko gufatira imodoka ntabwo ari igihano, ahubwo ni ukugifatira kugira ngo mbere na mbere gicungirwe n'umutekano, kuko akenshi urugero bafashe umuntu saa 7 z'ijoro, batihuha muri iki cyuma bagasanga afite igipimo cya alcool kirenze 0.8, ni ukuvuga ngo uyu muntu ahubwo aba atakiri muzima, aba asa n'uwasaze. Ubwo rero ikinyabiziga baragifata kugira ngo bakimukuraho, ariko nawe agafatwa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukuvuga ngo iyo icyaha gikozwe nk'icyo hakurikiraho gukora idosiye. Idosiye rero ikenera ikinyabiziga, habaho iperereza ry'ibanze, habaha umwanya muto ushoboka wo gufatira ikinyabiziga cyangwa kugifunga. Si igihano rero, ahubwo ni ukugira ngo bafashe abagenzacyaha gukora akazi kabo. Iyi sisiteme y'amanota ku ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga nayo abantu bakomeje kuyibazaho. Ese umuntu azajya akurwaho amanota? Hari n'ubwo amanota azashira umuntu agatakaza uruhushya rwe rwo gutwara. Iyi ngiyi yo murabona izafasha iki abaturage ndetse no gukumira impanuka? Iyi rwose Abanyarwanda bashatse bayishimire cyane, kubera ko hejuru y'ibihano tuvuga, ntabwo itegeko riteganya ibihano gusa, ahubwo kimwe gikomeye rigamije ni uguhindura imyitwarire.
imyitwarire y'abatwara ibinyabiziga. Kuvuga ngo iyo ndi mu muhanda ndi jyenyine ariko bamenye ngo hari ikoranabuhanga rindeba rikajya rigenda rigabanya amanota. Niba ndengeje umuvuduko usibye ya message tubona ariko baragabanya amanota. Niba mvugiye kuri telefone ntwaye ikinyabiziga usibye ya message baragabanya amanota kugera amanota nashira bakubwire batuburetse banze usubize ubwenge ku gihe muri uwo umwaka wundi nutangira wongere ukomeze. Ntabwo bakwaka uruhushya rwawe gusa barakubwira ngo buretse. Ibyo rero bizafasha iki? Bizafasha ko abantu bitwararika bagahindura imyitwarire. Dukeneye kugeraho twumva ngo igihe ndi inyuma y'iriya vora, kandi twese abantu bose abenshi ni abashoferi b'imodoka ba moto cyangwa se ni abagenzi, n'umugenzi agira uruhare akabwira utwaye ikinyabiziga genda buhoro wirenze umuvuduko ahangaha hagenewe 60 wigeza muri 80. Numva rero no guhindura imyitwarire muri rusange nicyo amanota azafasha. Murakoze cyane. Kwanga guhagarara ubisabwe n'inzego z'umutekano nabyo muri iri tegeko byafashwe nk'icyaha gikomeye. Kubera iki? Kwanga guhagarara ni icyaha cyongewemo cyane cyane tumaze kubona uko bigenda bimera ku muhanda. Umuntu iyo yanze guhagarara haba hari ibyo yikeka, kandi iyo yanze agenda nk'umusaza akagenda akamara abantu imbere. Ni nako byagenze hariya kuri Sopetrade. Umupolisi yaramuhagaritse nawe ahubwo yaramuhitanye aragenda amara abantu hepfo. Ibyo bivuze iki rero? Kuko kwanga guhagarara ni icyaha ariko bituma n'ikinyabiziga n'ugitwaye agenda agakora ibindi byaho ugasanga byiyongereye. Ibyo rero twabishyizemo kugira ngo abantu bamenye ko bubahirize umukozi ubifitiye ububasha hariya ku muhanda. Niba avuze ati parika hano uparike, niba avuze ati hagarara ndebe ubyubahirize, kuko byose bihuriza hamwe kubahiriza umutekano w'umuhanda no kugabanya impanuka zo mu muhanda. Iri tegeko ubu ryamaze gutorwa n'inteko rusange y'umutwe w'abadepite risigaje kujya mu igazeti ya leta. Abaturage muri rusange murababwira cyane turi kwibanda ku batwara abashoferi, ariko n'ugenda mu muhanda ugenda n'amaguru nagomba kumenya ikoreshwa ry'umuhanda. Ahangaha abaturage muri rusange bo murababwira. Icyo nabwira abaturage muri rusange ni ukubabwira rwose ko nk'ababahagarariye twasuzumanye ubushishozi rikiri umushinga w'itegeko. Ibirimo byose ni ibibabungabungira umutekano, ku buryo ingingo zirimo bazubahirije ubuzima bwa benshi bwagenda burokoka, ku buryo ibibazo tubona ari iby'impanuka mu muhanda, ari iby'ibinyabiziga biparitswe ahantu bitahava, ari ibinyabiziga ba nyirabyo bagurisha ntibabyiyandukureho. Byose bihurizwa hamwe kugira ngo habungabungwe umutekano w'abanyarwanda mu muhanda. Ubu abiga amategeko y'umuhanda bigaga ibijyanye na rya tegeko ryo mu 1987. Ubuse mu mashuri yigisha gutwara bagiye kuvugurura integanyanyigisho yaho. Byose birimo byose byashyizwe byahurijwe hamwe muri iri tegeko, ko irya kera ntibyabagamo, ndetse n'iteka rya minisitiri rizarishyira mu bikorwa. Byahurijwemo ibyari mu mateka anyuranye 3 bishyirwa mu iteka rya minisitiri rimwe kugira ngo bifashe n'amashuri uko bazajya bigisha, ndetse nuko bazajya bakoresha ibizamini by'abatwara ibinyabiziga mu buryo bunyuranye, ariko cyane cyane n'ikoranabuhanga rizaba ribirimo. Ni itegeko rero rijyanye n'igihe ndetse riri forward looking. Numva rizafasha ngo no mu mashuri no mu bumenyi busanzwe mu mashuri bigomba kwigishwamo. Nabyo byaratekerejwe kandi biranakorwa. Abana kenshi mujya mubabona mu mihanda babigisha ibijyanye n'umutekano w'umuhanda kugira ngo batangire babimenye. N'abasanzwe bafite perimi nabo barashishikarizwa kuzasoma igazeti ya leta mu gihe rizaba ryasohotse. Yego. Honorable Hope tumukunde turabashimiye cyane ku isobanuro muduhaye. Murakoze cyane.